Tubahaye ikaze kuri Sira Update News, hamwe mugaruka mukabona amakuru yose y'ingenzi kandi muba mukeneye mu bintu by'ingenzi cyane. Uyu munsi twagarutse kugira ngo twongere tubatembereze neza ahantu hitwa Igako mu kigo cya gisirikare cya RDF. Murabona ko ari ikigo cyiza cyane kiri mu mashyamba, ni ikigo cyubakiye ahantu heza cyane abanyeshuri ho biga amasomo atandukanye ya gisirikare bakoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga, ndetse bigaragara ko n'imihanda yaho ndetse n'imyitozo yaho iri ku kigero gihagije cyane, kandi ko ari ahantu heza cyane ho kwigirwa ku banyeshuri bakeneye imyitozo. Hanyuma muraza kubibana neza ko hari abasirikare benshi bari mu myitozo nk'uko bisanzwe. Hanyuma kandi ni ikigo cya RDF, twibutse ko ari Igako. Turimo turareba neza amateka y'igihugu cyacu ndetse n'ingabo z'u Rwanda, turatembera neza Igako neza, tubereke mu nzu ese bimeze bite mu mashuri abanyeshuri bigiramo imyitozo ya gisirikare ndetse na serivisi zose zitangirwa mu kigo cya gisirikare. Hanyuma kandi turakomeza tubakirize aho barira, aho bicarira bakora inama, turakomeza tubatembereze aho babika ibikoresho, aho baganirira, aho inama nkuru zibera, ndetse n'ibyombo n'ibiki byose, n'abayobozi bose turababereka muri iyi gahunda yacu y'ibyegeranyo. Hanyuma kandi ntuze kubura gukora subscribe kanyure na like na share, nabyo ni ingenzi cyane kugira ngo tujye dukomeza tubane mu biganiro byacu bya buri munsi. Hanyuma rero reka twinjire hano mu kigo cya gisirikare. Nk'uko wabibonye neza, wabonye ko hari nk'icyo twakita human secreton, aho abanyeshuri bigishwa mbese ubundi kugira ngo urase umuntu wenda bihuye n'urugero bigenda bite. Bafite kandi amapisine, bafite n'ibindi bikoresho byinshi cyane. Ngira ngo namwe muragenda mubibona nko kuri video nk'uko twagiye tubibatangariza imyitozo myinshi. Tubibutsa ko kandi aha hantu ari aho bateguriwe, aho Leta y'u Rwanda yateganyije ko aba bantu ariho bagomba kujya bakorera ibiganiro, bagomba kujya bakorera imyitozo yabo ya gisirikare ya buri munsi. Ni ikigo kandi cyihariye cyane kandi gitangaje mu buryo bwose bukomeye cyane, gitanga imyitozo ikomeye cyane mu bya gisirikare ndetse na discipline, imyitwarire myinshi imeze neza kandi n'imyitozo ihanitse kugira ngo abasirikare bazabashe kuba bakomeye kandi batanyeganyezwa, babashe kuba ari abantu bashobora kurinda igihugu cyabo neza cyane. Hanyuma kandi rero nk'uko ugenda ubibona, hari imyitozo ni myinshi cyane. Ibigo byabo harimo ibibuga bya basket, harimo amapisine, harimo bya football, harimo volleyball ndetse n'indi mikino yose ngororamubiri. Hanyuma tubakomeza tubatambagize, turababwira RDF icyo ari cyo, turabajyana no mu mahosteli yabo mujye mubireba byose mwihera amaso. Hanyuma no mu bihe bya siporo mu gihe cya mu gitondo byose turakomeza tubibereke. Mwewe ntukureho ntuve kuri icano yacu kuko niho byose bibera. Ukomeze dukurikirane, ndabizi ko uraza kunyurwa kandi uraza kunyurwa, ndabizi. Hanyuma kandi iyo bavuze RDF ni Rwanda Defense Force, cyangwa se mu Kinyarwanda ingabo z'u Rwanda, mu Gifaransa bavuga Force de Défense Rwandaise, mu Giswahili bakavuga ngo nguvu ya ulinzi ya watu wa Rwanda. Ibi byose bivuga Rwanda Military Police, Rwanda Military yes. Igisirikare no cyubakitse mu buryo bukomeye cyane, abana b'u Rwanda barinda u Rwanda. Iyi myitozo y'akataraboneka bahabwa abakigeze bakaba ari abanyarwanda kandi barangwa n'umurava ku rugamba. Reka sinakubwira baguteye mbese ushobora kuhasiga ubuzima kubera umurava wabo, gukunda igihugu ndetse no gukunda umurimo no kuwunoza. Dukomeje kandi turakomeza tubibutsa ko ku ngoma ya cyami mu Rwanda icyitwa igisirikare mu gihe nabwo muri iki gihe nabwo cyabaga gikomeye cyane, ku buryo kitaneshwaga na gato. Murabyibuka ku ngoma ya Ruganzu Ndori, wari umwami w'u Rwanda warwanye urugamba rwo kubaka igihugu abifashijwemo n'ingabo ze zitwaga Ibisumizi ndetse n'indi mitwe yose yari ishinzwe kurwana ku rugamba. Ibi kandi ntibyarekeye aho, kuko ku ngoma ya Rwabugira igisirikare cy'u Rwanda cyari cyubakitse cyane. Uyu mwami ubwe yarwanye n'Abagande bamwita Rwabuguru, niwe mwami wa mbere mu Rwanda wagiranye kutumvikana n'abazungu ku mwaduko wabo. Bisa naho rero ibyo bamubwiraga byari amateshwa kuri we, aba yegereye wa muzungu amwanura urushyi rwiza cyane. Abari aho bose baritaza bati umwami si umuntu. Ibi kandi kuko turakomeza tubivuge kandi kuva kera kwa Gihanga cyahanze ingoma n'inka, abanyarwanda bamye bakunda igihugu cyabo.
cyane bakirwanirira bagirana urukundo kandi basabana muri byose, yaba no mu gihe cy'ubuganura ndetse ubutore, ubunyangamugayo n'ubwitange, ubutwari ku rugamba ndetse n'ibindi byinshi cyane. Byose turagenda tubireba rero. Nyuma haje kubaho imidugararo ubwo abakoloni bakomezaga bakwirakwira mu Rwanda, ariko amatwarana yabo ntiyishimiwe n'abanyarwanda, aribwo umwami Musinga we yashatse kubivugana ariko birangira bamurengeje impinga agushyanga. Twihuse rero gato, busanzwe ingabo z'u Rwanda mu myaka yabanjirije 1994 zitwaga FARE, Rwanda Armed Force. Gusa kandi bikomeje ku rugamba rwo kurwanya genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda, ingabo z'u Rwanda zahinduriwe izina zitwa RPF, Rwanda Patriotic Force. Aha ni naho havuye ijambo RPA, Rwanda Patriotic Army, kubera ko uru rugamba rwari runini cyane kandi rwarugambiriye kubohora u Rwanda rurukure mu gihe cy'umwijima, baruzana mu gihe nk'iki ngiki turimo cy'amahoro. Ibi byose kandi byabaye mu mwaka w'1994 urimo urangira. Hanyuma kandi bakomeza kwiyubaka nk'igisirikare, hanyuma basanga bagomba kwitwa RDF, Rwanda Defense Force, mu 1994. Uko ibana rero n'abasirikare n'abasore rwose b'ibigango, iyo bahagaze kuri patrol baba bameze neza cyane, bandi uburyo bahagaze rwose ubona ko ari abanyamwuga. Ubundi hari uburyo ushobora kurebamo umuntu ahagaze ukabona rwose umuntu ari umusivile, ariko rwose igisirikare cy'u Rwanda nicyo gisirikare cya mbere ushobora kuvuga ko gikomeye cyane, kuko niba bavuga ko igisirikare cy'u Rwanda ubwacyo kibasha kuba cyacunga umutekano ndetse kigasagurira n'amahanga mu byerekeranye n'umutekano. Ibi byose ni ibigaragaza ko igihugu cy'u Rwanda cyashyize imbaraga cyane mu bya gisirikare kugira ngo kibashe kurinda umutekano w'abatuye iki gihugu bitewe n'ibihe bikomeye cyane cyanyuzemo. Hanyuma kandi turakomeza tubiganireho neza cyane. Urabona ko mu gisirikare cy'u Rwanda harimo ikintu cyitwa uburinganire, aho usanga abantu b'abakobwa ndetse n'abasore bose bahabwa uburenganzira bungana, kandi imyitozo yoho ikaba nayo ari imwe. Hanyuma rero kandi ubusanzwe igisirikare cy'u Rwanda kigizwe n'amashami atatu, harimo Land Military Force. Ubwo Land Military Force ni abasirikare cyangwa se umutwe w'abasirikare urwanira ku butaka. Abangaba kandi akaba nabo bakomeye cyane bahagarariwe. Hanyuma kandi ku mwanya igice cya kabiri cyangwa se ishami rya kabiri ry'igisirikare cy'u Rwanda aricyo twise aricyo bita Rwanda Air Force. Ahangaha rero iki ni igisirikare cy'abarwanira mu kirere cyangwa se abo twebwe dusanzwe kwita ngo n'abajepe. Akenshi uzakunda kubabona bambaye imyenda ya gisirikare ndetse bambayeho n'ingofero zijya kumera nkaho ari imituku. Abangaba rero nibo bita abajepe. Hanyuma kandi u Rwanda rukaba ruri trained cyane kuri abo basirikare b'abajepe. Aba basirikare akaba bigaragara ko ari nkaho barenze cyane mu myitozo ndetse ya gisirikare. Ikindi kandi ku gice cya gatatu twahasanga Rwanda Reserve Force cyangwa abo twita abamarine. Abangaba nabo n'abasirikare bakomeye cyane. Akenshi na kenshi uzabasanga ahantu hose bari bambaye ingofero z'icyatsi kibisi ndetse n'imyenda ya gisirikare nk'ibisanzwe. Hanyuma kandi aba bamarine tubibutse ko mu gihe cyo kurwana ingamba cyangwa se intambara zabereye ku butaka, intambara zabereye ku mazi cyangwa se zibuze kuba zikoresha amazi, bisaba ko aribo bari buze kuhakora. Abangaba baratojwe cyane. Ibi kandi bivuze ko imyitozo bafite irarenze cyane ku buryo bahanganye na haduyi mu gihe bari mu mazi. Ibi rwose biroroha cyane, babasha kuba bakitabara kubera ko imyitozo bahawe irahagije cyane. Nako kandi bafite ibikoresho bihagije birimo amato y'intambara ndetse n'indege z'intambara nyinshi cyane zibafasha mu guhashya haduyi agashweragira kabisa. Turakomeje rero n'ibiganiro byacu. Ubushize byagaragaye ko u Rwanda ruhagaze neza muri gahunda z'ubwirinzi, neza aho wasangaga ibisasu byarashwe n'abakongomani muri RDC, ariko u Rwanda rukabihagarika mu kirere cyangwa rukabihagarikira mu kirere bitaragera ku butaka bw'u Rwanda. Ibi byose byatunguye abantu benshi cyane ku rwego mpuzamahanga. Ibi byose u Rwanda rwabigezeho rubifashijwe na nyakubahwa His Excellence Paul Kagame, we fondateur wa RPF, Rwanda Patriotic Force, akaba na chairman wa RPF, hanyuma akaba n'umutoza w'ikirenga wa RDF ingabo z'u Rwanda kuva mu 1994 kugeza amagingo aya.
ubundi izi ngabo z'u Rwanda zifite icyo twakita ibigwi n'ibirindiro cyangwa zikaba zararwanya urugamba muri Eastern Congo. Ibi kandi muri Eastern Congo byagiye bibaho kenshi cyane, u Rwanda rugira imyitozo myinshi cyane ndetse n'ingamba nyinshi zikomeye ahangaha mu burasirazuba bwa Congo. Hanyuma kandi si no mu burasirazuba bwa Congo gusa, ahubwo basize n'ibirindiro hagati y'u Rwanda ndetse na Congo. Ibi byose bibasha gufasha kurinda abanyarwanda muri gahunda zose z'umutekano no kugira ngo abaturage bakomeze kugira umutekano ndetse bakomeze kugira ubuzima bwiza buzira icyabwangiza. Hanyuma kandi tutibagiwe ko no ku ruhande rw'u Rwanda na Uganda naho u Rwanda rwahasize gahunda z'ubwirinzi kugira ngo zibashe kurinda abaturage babo hagati yaho n'u Burundi. Ibi kandi twabikora tubibutsa ko nanone igihugu cya Congo cyangwa icyo twakita DRC, Democratic Republic of Congo, ari igihugu gisa naho kizengurutse, gikora ku majyepfo y'u Rwanda kikongera gikora no mu majyaruguru y'u Rwanda. Ubwo no kuvuga ko igihugu cya Congo gikora kuri Burundi, kigakora no kuri Uganda no ku Rwanda icyarimwe. Hanyuma kandi tugarutse noneho ku karasisi, abasirikare b'u Rwanda ni abasirikare bazi gukora karasisi cyane, aho bushize muri 2025 abasirikare bose bakoze patrouille cyangwa se bajya mu kibuga, hanyuma baza gukora ibishushanyo byabo bya gisirikare ndetse n'ibishushanyo mbonera bya gisirikare bigenda bigaragaza imyaka cyangwa se bigakora ishusho runaka bitewe n'icyo bateguye. Ahangaha rero nibwo bigaragara neza ko u Rwanda rwateganyije neza abasirikare babo gahunda zaho ibikorwa bigomba kubera, ndetse kandi banabategura neza ibyerekeranye n'imyambaro, intwaro ndetse n'ibindi. Ngira ngo nawe urabibona kuri screen yawe nk'uko twabibateguriye. Igisirikare kandi cya RDF cyangwa RDF yakomeje guhangana n'uyu mutwe w'abigize abatabazi b'u Rwanda, kandi ari nabo bagizi banabi basize bisha abantu muri jenoside yakorewe Abatutsi, kugira ubwo basabye ubufasha umuryango w'abibumbye cyangwa icyo twakita UN, United Nation, kuba umufasha cyangwa se kubafasha. Ariko ibi byose byabaye ubusa kubera ko UN yananiwe gucunga umutekano w'abanyarwanda. Ibi bituma abanyarwanda ubwabo bihitiramo kubaka igisirikare cy'u Rwanda kandi gishingiye ku kubaka u Rwanda ndetse n'abanyarwanda. Ibi kandi byari bishingiye no kubarwanirira muri buri kimwe cyose. Ntabwo u Rwanda rugikenera ubufasha kugira ngo rubashe kubaka ibikorwa ibyo ari byo byose ngo rujye kubisaba abanyaburayi ndetse n'ibindi bihugu, ariko ikigero rugezeho ari ukwishakamo ibisubizo ndetse no guharanira icyateza imbere umunyarwanda muri gahunda ya Twigire Munyarwanda, gushaka icyabateza imbere rero ndetse no gutembera ahazaza no gushaka imibereho y'igihe kizaza ubwo uba utakibasha gukora. Hanyuma kandi ibingibi byose byagiye biba ingenzi cyane. Twibutse ko ingabo z'u Rwanda ari ingabo zifite morale cyane, kandi uragenda ubibona cyane kuko twabibateguriye kuri iki kiganiro cyacu. Ni n'icyanyu. Hanyuma wugira ko wakoze subscribe, like na share. Hanyuma kandi niba ari kibona twahinduramo cyangwa se wumva tutavuze neza, nacyo wakitubwira, hanyuma kandi tukagerageza kugira ngo turebe uko twabikosora neza. Hanyuma kandi mu itariki 9 z'ukwa karindwi 2021 abarenga 1000 b'abasirikare bajyanwe muri Mozambique gutanga umusanzu ku mitwe iri mu majyaruguru ya Mozambique. Iyo mitwe ikaba yari yegamiye kuri Islamic. Aba bose bari bahagarariwe na Major General Innocent Kabandana. Abasirikare 700 rero bagiye muri Mozambique y'amajyaruguru. Hano iyo bavuze Mozambique y'amajyaruguru nicyo hano bise North Mozambique, naho abandi 300 bajya muri South Mozambique. Ibi kandi ni ingabo z'u Rwanda zagiye binyuze mu biganiro ndetse na operasiyo za gisirikare, kuko ingabo za SADC arizo zari zivuyeyo. Kandi tubibutse ko izi ngabo za SADC zari zananiwe neza urugamba, ariko abasirikare b'u Rwanda bahageze bagiye ku mutekano rwose, ibintu bigenda neza. Ibi kandi bigaragara mu buryo ingabo z'u Rwanda zatojwe ndetse kandi n'ubudahangarwa zifite ku ruhando mpuzamahanga. Twongere tubibutse ko neza izi ngabo za
z'u Rwanda zagiye muri Mozambique, kujyayo ntabwo zagiye zibwirijeho gutyo gusa, ahubwo ni ubufasha zari zigiye gutanga, kandi ubufasha bukaba bwari bwasabwe na leta ya Mozambique. Ibi kandi nanone ntabwo twakomeza kubyibagirwa ko izi ngabo za SADC, ubundi iyo bavuze ingabo za SADC hari abantu benshi batumva ibyo ari byo, ariko izi ngabo za SADC ubundi nyirizina ni ingabo icyo twakita SADC SADC, arizo zari zivuye muri South African, ubwo mu magambo arambuye ni Southern African Development Council. RDF rero yakomeje irarwana muri bwa butore bwabo ndetse n'umurava, bifatanyije n'indangagaciro z'abanyarwanda bashwiragiza Hadoyi. Abantu bose baratangara nuko Aduyi aseba mu bihekane aho muri Cabo Delgado. Turakomeje rero ibi kandi His Excellency Paul Kagame yabitangaje nyuma y'aho u Rwanda rwatewe. Wowe yagiye kubitangaza ku itangazamakuru avuga ko 80% by'abagize iyi mitwe y'iterabwoba RDF yayihabije cyane rwose, bakaba barashwiragiye nyuma y'aho u Rwanda rwatewe na FNL cyangwa icyo twakita National Force of Liberation, umutwe wari uvuye mu Burundi witwaje intwaro. Uyu mutwe kandi ukaba wari wegeranye bya hafi n'undi mutwe witwa MRCD, Rwanda Movement for Democratic Change, wari uhagarariwe cyangwa warahanzwe na General Paul Rusesabagina. Tubibutse ko uyu mugabo bita Paul Rusesabagina ari mu leta y'u Rwanda yaririmo irashaka cyane kugira ngo aryozwe ibyo yakoze mu bihe bya Jenoside yakorewe Abatutsi umwaka w'1994. Ibi kandi rero ntago byakomeje gutyo gusa, ahubwo ubutabera bw'u Rwanda bwakomeje kugenda bubikurikirana cyane, kandi koko ibi niko biri. Ikindi kandi nuko tudahwema kubageza amakuru y'ibyabaye byose. Wibanzure ko wakoze subscribe, like na share, hanyuma dukomeze dukomeze duhurire ku biganiro nk'ibi ngibi biryoshye cyane. Nitwa Sir, ikiganiro cyitwa Sir Update News, niyo channel yacu. Hanyuma ugikomeza urebe ko wakoze subscribe, dusangiza n'abandi biganiro byacu. Turakomeje turacyabatembereza ibintu byinshi cyane, ntago twe twabereka imyitozo, uburyo baba traininga, ntago twe twabereka, mbese kugira ngo nawe ubashe umenye ngo ese namwe ndamutse ngiyeyo ese nakora iki. Aho abayobozi benshi batanga ama discours menshi cyane yuko babyifashe, ndetse kandi usibye n'abayobozi n'abanyeshuri bavuye kwiga aho ngaho muri igako, nabo iyo muganire baguriza amakuru y'ukuntu biba byifashe imyitozo ndetse n'uburyo babakira. Ibi byose ni kuri Sir Update News tubikesha. Wowe yarabanzure ko wakoze subscribe, dukomezanye mu biganiro byacu bya buri munsi. Ibi bikorwa byose rero u Rwanda rukaba rwarabigezeho bihashwe na His Excellency Paul Kagame, we udahwema gushakira abanyarwanda ibyiza, kandi ikindi akaba yararahiye ko atazigera yemera ko Haduyi abasha gutera u Rwanda. Ibi kandi yabishyizeho umukono afatanyije n'abasirikare ndetse n'ingabo cyangwa se ingabo z'u Rwanda ndetse n'abandi bayobozi bose batandukanye, aho bigaragara ko umutekano wabaye mwinshi cyane kubera RDF. Igihe RDF igereye mu Rwanda nta gikorwa na kimwe yigeze ihungabanya, ahubwo ibintu byose yabihinduye kuba bishya cyane. Abantu bose barafatanya kugeza ubwo abantu bose usanga kwigira ari byo bintu bashyize imbere cyane. East African yose ndetse n'ahandi hose muri Afurika hose bavuga ingabo z'u Rwanda, ati ingabo z'u Rwanda zirakaramba, kandi koko n'u Rwanda narwo babivuga ati ingabo z'u Rwanda rwacu zifite imbaraga, kandi ntabwo tuzemera ko hari Aduyi ushobora kuduca muri humye ngo abe yadutera. Ibi kandi babikabikora mu buryo bwabo butuje cyane, kandi ntabwo bajya biganda ku murimo uwo ari wo wose. Iyo niyo RDF, Rwanda Defense Force. rukomeye cyane mu byerekeranye n'umutekano, ndetse kandi
aho abanyarwanda bose babaho mu buzima bwisanzuye. Ibi kandi tubikesha u Rwanda, tubikesha abayobozi bacu b'u Rwanda mu buryo butaziguye. Kandi ikindi tubibutse ko igisirikare cy'u Rwanda ari kimwe mu gisirikare bikomeye cyane, bashyizeho ingamba z'ubwirinzi zikomeye cyane. Ibi kandi niko aba basirikare bazi mu ibikorwa bimwe na bimwe byo kwisha hadui ndetse no kumurwanya, bakamukubita bakamuhabya. Ibi kandi bijyana n'izindi operasiyo zindi bagiye bakora, nk'izo gufata abantu bari hanze y'igihugu bakabazana mu buryo bwabo bw'ibanga mu butasi bukomeye cyane. Kandi izi ngabo z'u Rwanda ni ingabo zikomeye mu buryo byerekeranye n'ubutasi, ahantu ahariho hose barakomeye cyane mu byerekeranye n'ubutasi, kuko utapfa kubaca muri humye cyane, nkuko bijya bitangaza abantu benshi cyane ukuntu u Rwanda rwafashe neza umugabo wita Paul Rusesabagina. Ariko kandi ibi ngibi akaba ari operasiyo za gisirikare mu buryo buhambaye cyane u Rwanda rufite. U Rwanda kandi rukaba rufite bimwe mu bikoresho byo ku rugamba, birimo ibikoresho gakondo ndetse n'ibikoresho bya tekinolojiya cyangwa se ibikoresho by'ikoranabuhanga. Ibi kandi byose byifashishwa ku rugamba kugira ngo urugamba rubashe kugenda neza, ndetse na operasiyo za gisirikare zose zibashe kugenda neza cyane. Ibi kandi twabikora twibagiwe ko Ibi kandi ntitwabikora twibagiwe ko u Rwanda ari igihugu kitari kinini cyane, ariko iyo urebye amatwara yacyo usanga cyarabaye developed mu buryo bumwe cyangwa ubundi ushingiye ku mateka yacyo. Kuko abandi bibazo tise nk'ibihugu bitaratera imbere, wenda ushingiye ku hashize habo, wenda nta bindi bibazo bindi bagiye banyuramo nk'iby'u Rwanda rwanyuzemo, ugasanga benshi bagenda babyibazaho cyane. Ariko u Rwanda ndetse rwashyizemo imbaraga cyane kugira ngo rube rugeze ahangaha rugeze. Ahangaha gutembereza cyane, yaba mu kiyaga cya Ruhondo ndetse turatembera Gasabo, ahantu hariho hose ibikorwa remezo ndetse n'ibindi bintu ibyo ari byo byose byerekeranye ku mutekano w'abanyarwanda. Aha hantu hose abaturage baba bari safe mu buryo bwose bushoboka. Ntabwo twakibagirwa neza ko ibi byose tubikesha umutekano w'u Rwanda ahantu ahariho hose. Hanyuma tukagaruka kuri stade Amahoro. Ibi byose turimo turababwira ni byerekana aho igihugu cyacu cyageze bitewe na gahunda z'umutekano, aho abaturage babaho umwe atishisha undi. Kandi nanone tukagaruka ku imidugudu y'icyitegererezo yagiye yubakirwa abatishoboye. Ibi byose bikaba byaravuye ku kuba hari umutekano ndetse n'ubumwe bw'abanyarwanda. Ibi kandi turagaruka tureba mu mihanda, ese amastade, ibigo by'amashuri, uko abanyeshuri babaho mu buzima bwabo bwa buri munsi, ndetse kandi ama university yo ni menshi cyane atandukanye ku buryo uvuga ko u Rwanda hari aho rwavuye, harimo nka INRAC, harimo ama UR, harimo amashuri yandi akomeye cyane ndetse na masters. Ibi byose kandi u Rwanda rwabigezeho mu buryo bw'ubufatanye ndetse no gushyira hamwe kugira ngo umuturage wese ajye kwisonga. Tutibagiwe na gahunda ya Gira inka Munyarwanda u Rwanda rwasizeho, ndetse n'ikigega Agaciro Fund. Ibi byose byashyizweho kugira ngo bibashe kuba bya supportinga abanyarwanda kugira ngo ubuzima bwabo bukomeze kuba bwiza cyane. Ibi kandi u Rwanda rwabigezeho nanone rukomeza kubungabunga ibidukikije mu buryo bwose bushoboka. Ibyo bidukikije rero harimo nk'ibigo nderabuzima, ibitaro, amashuri, harimo ndetse n'ibindi biri naturere nka biriya by'imisozi, ibiyaga ndetse n'ibindi. Ibi byose ni ibyiza nyaburanga u Rwanda rufite kandi rukuraho inkamu nyinshi cyane ibasha kuba yazamura u Rwanda ndetse n'abanyarwanda muri rusange.
Ibi byose rero ntitwabigeraho twibagiwe icyo twakita itorero cyangwa se ibikorwa by'itorero ndetse n'ibohero byabaga mu Rwanda. Aka kanya ukabibona ko bisa naho byakomeje cyane na za gahunda za Girinka, ibintu byose biri ku murongo neza cyane kabisa, ku buryo bigaragara ko mu gihe kizaza u Rwanda ruzaba rumeze nka paradizo bikomeza gutya, aho nta bana bakicwa n'inzara cyangwa se n'amavunja, aho nta bana bakijya mu bindi bintu bindi bidafite agaciro, ahubwo bose bakomeje kwiga. Ibi byose kandi bikagaragazwa n'uko u Rwanda cyangwa se rwashyize imbere abanyeshuri mu buryo bw'imfashanyo. Ahangaha ni ukuvuga abanyeshuri biga kaminuza, kuko nka BRD, Bank of Development of Rwanda yashyizeho gahunda y'uburyo bwo kurihira abanyeshuri biga muri kaminuza y'u Rwanda kugira ngo aba banyeshuri babashe kubona uburyo babasha kwiga mu buryo buboroheye ndetse n'ibikoresho by'ikoranabuhanga bihagije kandi birenze cyane. Ibi byose rero u Rwanda rwabigezeho mu buryo bwo gukusanya imisoro ndetse no kwitanga no kwigira muri gahunda ya Twigire Munyarwanda. Ibi byose kandi iyo urebye usanga ari byiza cyane. Nk'ugeze ahantu bita mu Gakiriro, gatambuka za Remera, ahantu hose ugenda ubona ko u Rwanda rwagiye rugira impinduka nyinshi cyane mu mibereho y'abanyarwanda. Ukazenguruka neza akarere ka Gasabo, ukazenguruka neza akarere ka Nyarugenge, ariko ugenda ubona ibyiza byinshi bitatse u Rwanda, imihanda ndetse n'amagorofa n'inyubako zitangaje cyane. Ibi byose bigaragaza ko u Rwanda rufite ahazaza heza, kuko umuntu ururebye none aka kanya yari arimo nko mu gihe cy'umwaka w'igihumbi 1994, ahita yibaza ngo ese niba ibi byose byarabayeho mu Rwanda hariho ubuyobozi budashyigikiye cyangwa se budafasha abaturage nk'uburi nk'ubu ngubu, ahita yibaza ngo ese mu myaka nk'ingaha iri imbere ese ubu bizaba bimeze bite. Agakomeza kubyibazaho cyane, ariko ari nako yiha igisubizo, akavuga ati nta kabuza u Rwanda rugomba kuzaba rwarabaye nka paradizo mu buryo bwose bushoboka. Ibi rero reka tube nk'aho tugenda tugana ku musozo w'iki kiganiro twabateguriye. Gusa turakomeza tubabwira ko niba warakoze subscribe byaba byiza cyane kurushaho, niba utarayikoze nanone kandi nabwo gerageza uyikore, hanyuma ukore share, biraba byiza cyane kurushaho. Ndetse munadukomantinge muri commentaire, mujye mutubwira ibitagenda neza ndetse n'ibigenda neza, byose dukomeze tujye tubirebera hamwe mu buryo bwose bushoboka. Ikindi kintu utabura kubabwira ni ibyerekeranye ndetse n'ingabo z'u Rwanda, umujenerale mukuru cyane ariwe twakita Afande Mubaraka Muganga, ariwe urangaje ingabo z'u Rwanda imbere aka kanya. Hanyuma kandi tukongera tukagaruka ku bikorwa bya morale bivanze n'indirimbo yubahiriza igihugu y'u Rwanda. Ibi byose iyo urebye ubona ari ibintu byiza cyane rwose, kandi ibiri muri izo ndirimbo barabikurikiza, ndetse n'amategeko n'amabwiriza byose bigomba gukurikizwa ahariho hose. Tubibutsa rero ko morale ari cyo kintu cya mbere cyane mu bintu ibyo ari byo byose. Nawe aho uri hose ujye wumva ko urinzwe, uri kumwe na RDF. Hanyuma kandi natwe nka Sele Update News TV tuzajya tubagezaho amakuru yose abagenewe kugira ngo ubuzima bubashe kuba bwiza kandi mubeho mufite amakuru. Hanyuma kandi wifuza no kujoininga RDF, urabandikira cyangwa ukajya kuri website yabo ukareba amatangazo yabo ndetse update news zose babasizeho zose tuzajya tunazikugezaho ahangaha, yaba ari itangazo ndetse n'ayandi makuru yose y'ingenzi yose ntabwo wabura kuyamenya. Ikindi kandi tubibutse ko nubwo bwose RDF ari igisirikare cy'u Rwanda, ariko ifitemo ibice byinshi cyane, harimo amadepartment nk'ayashinzwe music, amashinzwe engineer, ashinzwe ubuvuzi, ibintu ibyo ari byo byose, full band za music, ibintu ibyo ari byo byose birimo. Rero urisanga iyo ugezemo ni umuryango mwiza cyane, kandi udaheza abantu mu buryo bw'imyitwarire ndetse n'uburyo bwa entertainment. Ibi byose kandi bikaba nyuma y'akazi ndetse no mu kazi. Tubibutse rero ko mugomba gukora subscribe kuri iyi channel, hanyuma mujye mukomeza mubane natwe. Turabashimiye rero, nanga dusoje ikiganiro cyacu. Icyakora cyo ntabwo
ntitwabura kubabwira ko muri RDF ariho byose bibera. Ikindi kandi nawe wifuza kuba joininga ni karibu, twanabafasha, twabalinkinga, twabahuza n'abantu babizi, hanyuma kandi babisanzwemo babizobereyemo bakabahereza advice mu buryo bwose bushoboka. Tubashimire ko mubana natwe tutiriwe dutinda cyane. Morale is the first. Hanyuma tujye dukomeza abantu tubane mu biganiro byacu bya buri munsi. Turabashimiye cyane. Imana ibahe umugisha, mujye mukomeza mubane natwe. Ibiganiro byo nakagaruka. Murakoze cyane, Imana ibahezagire.